yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Muraho neza nshuti zacu mukurikiye abacu SMS TV, mugira amahoro y'Imana. Nitwa Ufite Masumuta, umunyamabanga w'umuryango SMS ijwi ry'umubyeyi utihebye, nkaba n'umukorerabushake w'uwo muryango. Umuryango SMS ni amagambo y'impine, mu magambo arambuye mu rurimi rw'igifaransa ni Cri du cœur d'une mère qui espère. Mu Kinyarwanda tugenekereje ni ijwi ry'umubyeyi utihebye. Ni umuryango utegamiye kuri leta kandi udaharanira inyungu, ufite intego yo gushaka abana baburiye irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda no kubafasha kubahuza n'imiryango yabo. Tugiye kuganira n'umubyeyi witwa MUKAKINANI Aniziya. Ni umubyeyi ushakisha umwana we baburanye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994. Umwana witwa Ntirenganya Gilbert yari afite imyaka 9. Dukurikire inkuru ye kugira ngo tumufashe gushakisha amakuru y'umwana we. Ni karibu MUKAKINANI, tuguhaye ikaze. Murakoze. Nitwa MUKAKINANI Aniziya, naturutse mu murenge mu karere ka Huye, umurenge wa Kigoma, akagari ka Rugarama, umudugudu wa Kabumba. Je gushakisha umwana wanjye Ntirenganya Gilbert muri 1994 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo nari impari, nayo namusize imuhira. Hari se wabo witwaga François Rwamidende, azimuhira aramutwara, ngo abwira se ngo atwaye ifoto yabo, ngo aramutwaye, ngo nibaramuka babayeho bazaza, ngo nituramuka dupfuye. Nuko bahunze berekeza Bukavu, bagiye mu mashyamba ya Kongo bashwiragira. Bari kumwe na Mukandoli Monika Nyirasenge, amutuma kuvoma. Ageze aho yaragiye kuvoma, amasasu aravuga, bayirukanka bagenda bashwiragira bahunga amasasu. Bahita bagenda ngo baburaniye hagati ya Biriko na Busurungi. Tuzi ngo barapfuye, tugiye kubona tubunungu umugenzi araje, tubwira ko bagiye bashwashwana. Tuhamaho turatuza, bukeye nibwo tuje kumenya ko ari ijwi ry'umubyeyi utihebye. Ukimara kumva amakuru y'umwana wawe ko yaburiye mu mashyamba ya Kongo, hari ahandi hantu waba warigeze gushakishiriza? Nta handi hantu nashakishirije. Umwana wanjye nkimara kumubura, umuvandimwe wanjye Seri Maria Alfonsina yarambwiye ati hari ijwi ry'umubyeyi utihebye, twakwandikisha hama tukazamushakisha. None rero ubu ibyo byari byanzanye kuza kugira ngo ndebe ko namushakisha. Uyu mwana Ntirenganya Gilbert nta bimenyetso byihariye yari afite ku mubiri? Ibimenyetso byihariye yari afite, yari inzobe ariko itari inzobe ikeye cyane, afite umusatsi ushaka kuba irende. Yari afite abavandimwe be, Mukakomeza Marcelina, bahimbaga izina rya Kamuntu, Nyiranshuti Leonsia nayo bavaga indimwe, na Nyirasenge Theodete bahimbaga izina rya Bukeye neza. Barabazi kandi aba yakiriho Ntirenganya Gilbert
rwose yakumva ko mushakisha ndi umubyeyi we MUKAKINANI Aniziya. Abavandimwe bariho kandi baramukunda, yazashakisha ukuntu n'uwaba amuzi, niba baramuhimbye n'andi mazina ntabwo nabimenya, ariko uwaba amuzi yabimumenyesha. Bari bajyanye na se wabo witwa François na mugenzi mubyara we, bazatumenyesha aho yaba aherereye. Murakoze. Urakoze MUKAKINANI Aniziya kutugezaho inkuru yawe. Abakurikiye inkuru y'umukecuru MUKAKINANI Aniziya, ni umubyeyi ushakisha umwana we witwa Ntirenganya Gilbert, baburanye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994. Yari afite imyaka 9. Ntirenganya rero Gilbert nta bimenyetso bidasanzwe yari afite. Umukecuru atubwiye ko yari inzobe idakeye cyane, afite n'imisatsi ijya ku birende. Yahunganye rero na se wabo Rwamidende François, na mubyara we mugenzi Bonaventure, bahunga berekeza i Bukavu. Ariko bageze i Bukavu bagiye baba mu nkambi zinyuranye za Kashusha, Karehe, bakagenda bimuka kubera amasasu yagiye aba menshi abasanga mu nkambi, bahunga berekeza mu mashyamba ya Kongo. Ntago rero yakomeje kubana na se wabo n'uriya mubyara we, bagiye batatana bageze mu mashyamba, ahubwo yakomeje urugendo ari kumwe na Nyirasenge Mukandoli Monika. Nawe baza kuburana bageze hagati ya Biriko na Busurungi. Bamutumye kuvoma, noneho amasasu aza kuba menshi, batatana. Ubwo nyine ntabwo bongeye guhura. Ubwo rero umubyeyi MUKAKINANI Aniziya yaganye umuryango w'ijwi ry'umubyeyi utihebye kugira ngo dufatanye gushakisha amakuru y'umwana we Ntirenganya Gilbert. Turasaba rero abakurikiye iyi nkuru, uwamenya uyu mwana Ntirenganya Gilbert akamenya amakuru ye ko yaburiye mu mashyamba ya Kongo, yamenyesha umuryango w'ijwi ry'umubyeyi utihebye akoresheje nimero 0783 83 27 47, kandi yabagize neza. Murakoze.